abantu benshi batsinze ubuzima nubwo batangiye nta kintu bafite. Ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye uyu munsi. Iminsi yose ntihwana. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibyiza ndetse n'ibibi. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukaba ubabaye. Ushobora kuba ufite amafaranga none, ejo ukayabura. Iby'isi ni ubuzima, niko twabisanze. Umanuka ejo yanazamuka. Twemere uko ibihe bimeze, buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ndetse n'ikinyuranyo. Nkimara kubona ibyo byose, nize kwishimira igihe cyose ndimo, menya kwakira ibije uko byaba bimeze kose. Icyakoze nkagira amakenga, ariko kandi nize kurekura ibigiye kandi nkabirekura nta gihunga, kuko namenye ko igihe gihinduka. Yimenye ibyo byose rero, nsigaye mparanira kubaho nubaha buri muntu wese, kuko ntazi uw'Imana yabikije umugisha wanjye. Ariko kandi twibuke kwirinda kwimakaza ibibi mu mitima yacu. Nongeye kuguha ikaze n'ubundi wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byose tunyuza kuri uno muyoboro wa ASAM TV. Ndagira ngo wumve ibibazo dutangiranye uyu munsi witonze cyane. Umuntu aba umuyobozi ukomeye ate? Ese ni izina afite cyangwa ni ibikorwa asiga mu buzima bw'abandi? Hari abantu benshi bazi Madamu Jeannette Kagame nk'umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko hari ikindi abantu benshi batazi. Imyaka myinshi amaze ayobora ibikorwa bigamije guteza imbere ubuzima, uburezi mu rubyiruko. Ariko hari ibindi bikorwa abantu benshi batazi amaze iminsi myinshi ndetse n'imyaka myinshi akora, abantu benshi batazi. Amaze imyaka myinshi ayobora ibikorwa bigamije guteza imbere ubuzima ndetse n'uburezi mu rubyiruko. Uyu munsi mu kiganiro cya Mike urufunguzo rwanjye, tugiye kureba amasomo 4 ashobora gufasha buri muntu wese ushaka kugira ubuzima buzima kandi ushaka kugira ubuzima bufite umumaro. Ndagira ngo wumve aya magambo witonze dutangiranye. Buri gihugu gikenera abantu bubaka abandi. Mu rugendo rwa Madamu Jeannette Kagame hagaragaye ibikorwa byinshi byo gushyigikira urubyiruko, ubuzima bw'ababyeyi ndetse n'abana batwite. Ndetse tutibagiwe ko yashyigikiye n'uburezi ndetse n'indangagaciro. Icyo bitwigisha rero
ni uko ubuyobozi nyabwo butangirira mu gukorera abandi. Ariko se ni ayahe masomo twavana muri uru rugendo amaze imyaka akora ayobora ibi bikorwa byose tumaze kuvuga haruguru? Reka dutangirane n'urufunguzo rwa mbere, ari naryo somo rya mbere ry'uno munsi. Jeannette madamu perezida yaravuze ngo ubuzima bugira agaciro iyo bugiriye abandi akamaro. Iryo ni isomo rya mbere dutangiranye uno munsi. Wakwigira kuri madamu Jeannette Kagame. Ntabwo intsinzi iba mu byo ufite gusa. Intsinzi nyayo iba mu mubare w'abantu ubasha gufasha buri munsi. Aha hantu wakuramo akahe kantu wajya ugendana buri munsi. Niba ushaka gusiga umurage mwiza kuri iyi si, nibuza tangira utekereze kujya ufasha umuntu umwe buri munsi. Urufunguzo rwa kabiri twamukuraho rukadufasha gukomeza ubuzima bwacu neza ni uru rukurikira: uburezi nibwo rufunguzo rw'ejo hazaza. Uburezi ni rwo rufunguzo rw'ejo hazaza mu rubyiruko. Igihugu gitera imbere iyo gishora imbaraga mu burezi no mu rubyiruko. Urubyiruko mboneraho ni aka kantu kababwira, ku mbuga nkoranyambaga hari abantu benshi babaca intege bavuga yuko uburezi bwo mu Rwanda nta kintu bumaze, ariko hano twiboneye yuko uburezi ari rwo rufunguzo rw'ejo hazaza hawe. Nawe ubwawe jya wiyigisha, jya usoma ibitabo, ntabwo ari ngombwa kuba ufite mwarimu. Isomo rya gatatu twamwigiraho ari narwo rufunguzo rwa gatatu: indangagaciro ziruta impano. Sinzi niba wumvishe iki kintu. Impano ishobora kugufasha kukuzanira amahirwe yawe, ariko imyitwarire myiza, kubana n'abandi amahoro, kuba inyangamugayo, nibyo bituma uramba mu ntsinzi ndetse ukarambana na bagenzi bawe. Urwo rwari urufunguzo rwa gatatu musaruyeho. Urufunguzo rwa kane ni rwo rufunguzo rukomeye cyane rwaguhindurira ubuzima uyu munsi. Umuyobozi nyawe aterura abandi. Sinzi nimba wumvishe guterura abandi icyo bivuze. Abantu bakomeye ntibaharanira kuzamuka bonyine, bubaka abandi kugira ngo nabo bazazamuke. Buri wese ashobora kuba umuyobozi mu muryango we, ndetse no ku ishuri, ndetse no mu isibo, ndetse no mu mudugudu. Dusoza iki kiganiro rero, uyu munsi twabonye ko ubuzima bugira agaciro iyo bukoreshwa mu kubaka abandi ndetse no gufasha abandi. Nimba ushaka guhindura rero ejo hazaza hawe especially, tangira uyu munsi wubake ubumenyi, wige buri kintu cyose cyakugirira umumaro.
indangagaciro, uzige n'umutima wo gufasha abandi. Ariko se dusoza iki kiganiro, nakubaza ngo ni irihe somo ukuye muri iki kiganiro? Muri aya masomo ane byagufashe ku buryo ugiye kuryapurika mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka nkubwire rero ngo kanda subscribe kuri wowe ubonye iki kiganiro bwa mbere, kuko kizakuzanira amahirwe menshi mu buzima butegereje. Reka dukomeze n'ibindi biganiro bikomeza guca kuno muyoboro wa Safi TV.